ubundi hari ibintu nyine umuntu akurura kubishyikira bikanga. Nk'iyo minsi mfite ibibazo bimeze gutyo niho nahuye n'umuntu ambwira ati nkunda inkuru zawe tu, ndabwira ati okay ni byiza, turaganira nza kumubwira nyine ko ntagikoraho yambonye kuri Big Town. Ambwira ati byagenda bite, mubwira story mu biki, ambwira ati ese gukora aho ngo byagenda bite, ambwira ati byasaba kamera, ese kamera byagura nkangahe, ndabwira ati nibura nka miliyoni 2 nabonamo kamera ya machinist, ndamubwira arambwira ati uzi ikintu ngiye kubwira ati kandi yari umugabo mugenzi wanjye, arambwira ati uzanshimishe. Pardon? Atuzanshimishe? Ati nanjye nzaguha amafaranga. Ati se mubuye buri ariko nabibona na postinga nk'ifoto y'umukobwa nkabona umuntu yahindutse. Ese utewe ngo ipostingira abakobwa batuzikiri sigeze ku musozo wa buretse gatoya none se ngo nguri mwiza rwose nkunda inkuru zawe, ariko na posting ifoto nyine umukobwa nkabona yahindutse arije akubwiye n'ijambo ritari sawa. Kumbwiye n'ijambo ritari sawa, nza nyine kuzamenya ko ari umutinganyi. Ambasara kumva nyine yari umugore namubonye nk'inshuti yanjye. Ndira ambaza ati Sarberi tibita ati nibyiza, Imana zaguhe rwose ko amafaranga, nkumva nyine ibyo ambwiye ni sawa, ariko gushaka udafite amafaranga ni bibi, umugore aragusuzugura n'abakina atari ko ushatse ufite amafaranga urugo rwawe rurubahwa, ibintu nk'ibyo. Kumva nyine kubimbwira afite ishingiro kuko yagendaga mu kamodoka ke keza, ibintu nk'ibyo. Noneho mwaza kumuza ati ariko se ubu ngubu ntabwo ujye wishora mu ngeso z'ubusambanyi? Ngo ntabwo ujya wishora mu ngeso z'ubusambanyi? Bati oya. Wapi? Ati kuva bafati oya. Ambwira ati bashobora kuba baragutanze ikuzimu, ahubwo nimba udasambana n'umusore ufite ikibazo. Ati waba ufite ikibazo, atese kubera iki? Ati wenda basanga ari uko utari wagira tuzaze tubundi numara kumva ukuntu biba bimeze uzagira uzaze aguhe umugore arakwiteretera. Ndavuga ati Kigali utayiseri yavuze ngo Kigali nk'abagore b'ibirara, ndabaye ati no musaza avuga bimenya ate, ariko n'abagabo b'ibirara barahari. Uwo mugore wagusabye yarafite nk'imyaka ingahe? Hari nko gusabara kari nko gushira isoni. Yarafite nk'imyaka ingahe? Ubu ntago ari muto, ntago ari muto nka 40 na kandi wowe uri muri 20. Izo mbaraga zo kwitwara gutyo, kudasambana n'abakobwa beza bari i Kigali, na benshi bakwakura bakufite Alberto yakuntu, izo mbaraga zikura he? Bose uzi ko bararana abakobwa uve muri umwe ngo nyine ntago bakumva ukuri kwa benshi, mu ikinyoma cya benshi kibukuri. Iyo tugeze abantu benshi bumva ko tugomba kunyura mu izo nzira, bakavuga ngo bikora utazagera mu rugo. None se aho ugiye kubikorera ni ishuri, ugiye kubikorana nawe yabyize. Ikaze muri Sunday Park, ikaze by'umweko mu kiganiro inkuru yanjye. Twicaye muri Sunday Park nk'uko nintangiye bikubwira, ni jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali i Nyarutarama. Ewana ku muntu wahatembereye yakubera umuhamya. Abenshi bakorera ubukwe, abenshi baratemberera, abenshi baraza bakayicara n'imiryango yabo cyangwa n'abakunzi babo. Hari amakwe menshi aryoshye cyane. Albert, vipi? Ni salama. Umeze neza? Ni fresh. Nanjye ngira umutangabuhamya wa hano. Uri umutangabuhamya? No bwa mbere uhageze? No bwa mbere natambukaga numva gukora ibiganiro, ariko ntabwo nzi karato. Ese ni heza byata. Wageze no ku mazi inyuma? Nahageze hose. No ku mazi wahageze? Nahageze. Ese ni heza cyane. Ni heza cyane. Uhabonye gute rero? Nahabonye neza, ukumva umuryango mugari wa Gerard Mbabazi. Ndacyari ingaragu. Umunsi nashatse umugore. Wowe intwerana ngusabye niyo kuzanyishurira hano, ngo nutabona amafaranga nyishurira hano uzabireke ntuzantwerere. Ubwo intwererano yanjye igiyeho cyangwa ivuyeho? Igiyeho cyangwa ivuyeho, kimwe muri ibyo. Bite se? Nisa ndashima Imana nta kibazo. Yitwa Albert Niyonsaba, ariko azwi cyane nka Baraka TV. Baraka, yego. Birahangiye umugore umwe yageze ambasara kumva nyine yari umugore namubonye nk'inshuti yanjye. Ndira ambaza ati Sarberi tibita ati nibyiza, Imana zaguhe rwose ko amafaranga, nkumva nyine ibyo ambwiye ni sawa,
ariko gushaka udafite amafaranga ni bibi, umugore aragusuzugura n'abakina bake atari ko ushatse ufite amafaranga urugo rwawe rurubahwa, ibintu nk'ibyo kumva nyine kubimbwira afite ishingiro kuko yagendaga mu kamodoka ke keza, ibintu nk'ibyo. noneho rimwe aza kumubaza ati ariko se ubu ngubu ntabwo ujya wishora mu ngeso z'ubusambanyi? ngo ntabwo ujya wishora mu ngeso z'ubusambanyi? bati oya. wapi? ati kuva bafati oya. arambwira ati bashobora kuba baragutanze ikuzimu, ahubwo nimba udasambana n'umusore ufite ikibazo. ati waba ufite ikibazo. atese kubera iki? ati wenda wasanga ari uko utari wagira, tuzaze ubundi numara kumva ukuntu biba bimeze uzaze aguhe. umugore arakwiteretera. ndavuga ati Kigali utaseri yavuze ngo Kigali rimwe abagore b'ibirara, ndavuga ati n'umusaza avuga bimenya ate, ariko n'abagabo b'ibirara barahari. uwo mugore wagusabye yari afite nk'imyaka ingahe? hari nko gusabara, kari nko gushira isoni. yari afite nk'imyaka ingahe? ntabwo ari muto, ntabwo ari muto nka 40. kandi wowe wibere muri 20. ariko urukumva ushobora kubikubwira se brage kugira ngo arebe uko umeze cyangwa se uko witwara, ariko nyine sinzi abantu barahindutse. ariko yaratunguwe ko utajya usambana? atunguwe kameme. natunguwe, ariko buriya urumva ko wabonye, reka byite amahirwe. wabonye amahirwe y'abaza baguhonga amafaranga kugira ngo muryamane, ari abagore hakaba n'abagabo. izo mbaraga zo kubikwepa kandi ukeneye amafaranga, watubwiye ko ari ubukristo. muri ino Kigali ntabwo wigeze uteshuka ubona gato uvuga ute ariko wayafata abantu? oya, ntabwo nateshukane. buriya hari namwe mu mahame andanga, wenda hari uwabyumva akavuga ati none se nimba wowe uvuka mu bakene wajya mu bakire gute? mu mahame kuvuga ngo ni uko ari mu bakire. oya, twakundanye nkazajya gusanga abona nyine uwaho it's okay, ariko kubigira target ntabwo nyine ari ibintu bimbamo. wabigenderaho? ntabwo nshobora kubigira target. ntabwo, ndabizi ko amafaranga arafasha, babazi amafaranga arafasha cyane, ariko ntabwo nshobora kugutagetinga mvuge ngo no. yego, Baraka rero naje kuyita Baraka kubera nyine ubwo Baraka buriya ndanayigaruka uraza kuitubwira. ariko isije ndashaka kwivuga ko abajene benshi bari kwangirika, barangiritse, sibyo? mbwira ukuntu umujene nka harya ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? ase nyivuge mbona 25 zo kwa 8 zo kwa 5 next year tuzuza 28. 28? ufite 27 ubu? yego. uracyari muto cyane. asa ni muto ndashye. uri muto cyane. abantu bambaza ngo nzarongora ryari. iyo babonye utangiye kugafata batakarupera buriki ko atarongora. urumva 27 gusa ntuzarenza imyaka 2 ariko ni amahitamo yawe. ngiye kubaza izo mbaraga zo kwitwara gutyo, kudasambana n'abakobwa beza bari i Kigali, n'abenshi bakwakura bakufite Alberto uriya kuntu, izo mbaraga zikura he? gusa uretse ko byabaye n'ingeso, mbona abasore cyangwa abakobwa cyangwa abagabo kugira ngo basambane muri no minsi bitagisaba n'amafaranga. ntabwo bigisaba amafaranga, nubwo bisaba amafaranga. ingeso y'ubusambanyi iri mu bantu. ngiye icyo nabwira abantu badukurikiye, ayo mahame hari amahame yishyireho, uravuga uti sinzigera nsambana mu gihe ntarashaka. waricaye urayandika uravuga uti ni uku nguku mu mutima wanjye, ni uku nguku cyane. njye naricaye ndabisetinga, ndavuga nti nyine nkavuga twese dufite umubiri. kuba natekereza ntabwo nabwira umuntu ko ntatekereza, ariko hari amarangamutima yanjye ntayemerera kurenga. ko ndi umuntu ngiye kubeshya umuntu ko ntabitekereza, naba mubeshye. ariko amarangamutima yanjye hari ahatarenga, batigarukira aho ngaho. abasore benshi rero nk'ibyo nakubwiraga muri ino minsi byabaye, abenshi turi mu Kigali, sibyo? ntago tujya tugira kwitekerezaho, uvuge nk'abantu ngendana nabo aho nirirwa bra. umusore w'ungu umuha akazi ka miliyoni, yari mu nzu ya 30, agahita ajya mu nzu ya 500, sibyo? kandi aho gutekereza ati inzu ya 30 ntacyo yari intwaye, no miliyoni akazi ntago gahoraho. mu mezi 5 mbe ngize inzu yanjye, nibura nzave mu inzu ngiye mu nzu yanjye. ni bake tubitekereza.
twese nyine twikundira ambiance, twikundira ubuzima buryoshye. Rero hari abana borohewe bikeneye ibyishimo gusa. Noneho hari n'abandi badakeneye ibyishimo, bakeneye amafaranga bayakura mu basore nabo bashaka ibyishimo. Hari abakobwa bashaka ibyishimo badakeneye amafaranga yawe, bakeneye ko murya. Njye mfite umushuti wanjye afite umukobwa nta kindi njye nkwifuza ko nza kukureba ukagira ibyo umarira, naranyuza nkisubirayo, nta kindi. Ubwo byangombwa akamuha n'amafaranga. uha amafaranga undi ninde? Umuhungu agahabwa amafaranga. N'umukobwa akibyaza umusaruro. Uruguma nyine umukobwa we akeneye ibyishimo, nta kindi akeneye. Ni umwana ufite inoti. Ni umwana ufite inoti ariko akeneye ibyishimo, kandi abikuye kuwo ashaka, pana kuvuga ngo nubonetse wese. Uwo ashaka rero araguhonga n'ubu udafite za ndangagaciro z'Abanyarwanda. Ubundi arega tubaye Abanyarwanda mbabazi, tubaye Abanyarwanda tukareka kubeshya ubukristo tutanarimo. Ubundi Umunyarwanda byaraziraga gusambana, cyaraziraga kwiyandarika ku karubanda, cyaraziraga kwica, cyaraziraga gusambana. Ababyeyi nibo babigutoje, nabo baba bafitemo uruhare, ntabwo rwabura. Ariko naho umuntu agenda kurira bari byiza cyane. Nese ku Kigali itigeze guhindura? Umva uba muri ghetto, nta bakobwa baza kugusura? Nagera muri ghetto nta mukobwa uraza kunsura. Uragera muri ghetto yawe na rimwe? Na rimwe. Ubwo ntufite ikibazo? Bakaba barananze kuzimu. Bagutanze kuzimu? Nta mukobwa uragiye muri ghetto yawe? Reka yaza kugira ati kugusura. Ubu ugiye kumaza fiancé wanjye? Oya, ngo ageza umukobwa muri rusange. Oya, ufite fiancé? Gerard kukumbaza icyo kibazo. Okay, njya fesitete ndabyiraza kwimbwa ko ntugire ngo ndakwihoreye. Nta mukobwa uragusura na rimwe muri ghetto? Kubera iki se? Gerard reka nkubwira rega, umubiri n'umubiri. Nese ntabwo ugira inshuti z'abakobwa? Ndasigira. Nese iyo ashatse kugusura bigenda bite? Gerard ahantu ho kuganirira akaba ari henshi, muganiriye ahandi hantu ntimujye mu rugo hari ikibazo. Ese ubwo ntabwo ufite intinya pe? Intinyi ubwo nayo ishobora kuzaba irimo nzamenya nashatse. We ntago ari intinyi kuko ndaganira pe, ndaganira. Intinyi kuzica aricyo? Intinyi ndabizi. Intinyi ndabizi. Intinyi ndabizi ariko nzayimenya kuko intinyi yo kuganira n'abakobwa bo ntayo nzi. Kereka ningira intinyi yakwa kundi kandi. Intinyi nyine intinyi nzi y'Abanyarwanda bavuga, naho kuganira n'abakobwa nganira nabo, nganira n'abamama, turaganira cyane. Sinibaza ko yaba ariyo cyago nyine nsanga nayo ukizaba yarandinze nzayihangana. Uzivuza. Nk'uyu mukobwa gusabye ati Albena se ngusure, kame uri umujene, hari abakobwa muri mu kigero kimwe ushobora tereka wajya gusura ya musore juste kugusura, wenda ushobora kuba nawe umusengana, ntacyo bitwaye? Tumukatira aramuga uti ntacyo byaba bitwaye abigusabye. Ariko akenshi buriya umuhungu niwe unakunda kwepoza abakobwa, ariko ashaka kuti jiwa gusura se bana. Oya biba biterwa, ntabwo bikunda kubaho cyane. Ku buryo ngiye abakobwa b'inshuti zanjye abenshi iyo bakeneye cyangwa se bankeneye, cyakora nshobora kujya iwabo cyangwa bakansanga nk'ahantu nkorera ibintu nk'ibyo, ariko mu rugo wapi. Mu rugo wapi. Uba wirinda iki? Uba wirinda iki? Mba nirinda iki? Uzi buriya ikintu njya nirinda mu buzima, nirinda ko nibyo nakuranye, ariko mba mvuga ngo nguye no mu cyaha cyo kuryamana n'umukobwa, nibura icyaha cyo kuryamana n'umukobwa dukundana. Kuko uzi kubana n'umugore mbabazi utishimiye, utamukunda, umutera agahinda. Kuko umukobwa ashobora kuza, mwamara kugira ibyo mukora ukabugize gutya karabaye, ukavuga uti rero ngewe kugira ngo wemukire wapi, reka tubane. Mwese ubwo ubanye umukunze ntabwo ukunze. Numukunze, tuvuge nawe nubwo aragukunze wenda, ariko buriya hari ubukunda. Wowe muhuye nyine mugiye gukemura ibibazo, nibyo bibazo muziteza. Hari ukuntu bajya bavuga ngo umusore utarasambana, umukobwa utarasambana, bakase iwanyu bararuga.
none n'umusore ubwo utararyamana n'umukobwa ugasanga watangiye ubundi se mbaze ko nakubwiye yuko nanga ko bansura nakubwiye ko tutarasambana ako niko kabi nuko mpamvu mbikubwiye nuko ndi kumva bijyanye n'ibibazo byinshi ngende ikomeze rero ntabwo ndabikora ariko ntabwo sinibaza ko ari ibyo bisobanuro bihari bihabwa kuko dufite abasore benshi bashatse bafite n'imyaka za 30 batari babikora ibyo ngibyo kandi bagashaka ingo zabo zikagenda neza nubwo urubyiruko ariko nyine ari ukuntu ari ikintu cyaje nicyo ushaka kumbwira yego kumva iyo umukobwa avuze ko atarasambana wenda ageze mu myaka y'ubukuru none ukumva umusore akabuti jyewe sindasambana kandi ndashaka kuzabikora ari uko nashatse umugore bahita baguseka bakumva ko nyine uri fake ibintu nk'ibyo ngibyo nk'iyumvise ikintu nk'icyo ngicyo ukumva umuntu agiye guseka umusore utarigera aryamana n'umukobwa ategereje wenda kuzabikora ari uko yashatse ubivugaho iki Albert? Umuntu umubwira aricyo sinamuseka kuko niyo si turimo we aba yumva nyine kuko ubu ngubu ubona nk'umwana w'imyaka 18 w'umukobwa asanga aryamanye n'abasore nka 4 harimo n'abapapa bamubyaye nka 4 nk'ubu uhuye nawe ukamubwira utyo bimubera ikibazo rero kubera ko isi cyangwa se tuvuge na hano iwacu byarahageze usanga umubare munini dufite ari ukora ibyo ngibyo kandi usanga n'abantu barabaye proud yabyo kurya kubwira ati nta kibazo kirimo wamaze se nushaka bizagenda bite nijara nyine nzaba nshatse agira biragoye rero njya nkunda gusoma udutabo rimwe na rimwe nabonye umwanya mu mibanire y'abantu bakubwira ko niba ubanye n'umukobwa ukoze ibyo bintu inshuro nyinshi twebwe imbika bitekerezo yacu ni mbi cyane donc no kuvuga ngo nimba ugiye gushakana n'umusore wakoze ibyo bintu cyane abantu baratandukanye uko byagenda kose ntago abantu bameze kimwe hari uzahura nawe akubereye ukuntu uzahura nawe akubereye ukuntu bituma urugo ugiye mu rwica sibyo uzatekereza benshi kubera imbika bitekerezo zacu ziragaruka cyane iyo ugeze mu gikorwa wakoze ugiye kugisubiramo ushobora gusubira aho wakoze bitewe n'icyo uri gukora uwo munsi uko kimeze rero ntago nyine njye ntago mbifata nko kuba byaba ikibazo ko yamubaza atyo bitewe n'inzira yanyuzemo we ahubwo uwo nshimira n'uwo nguwo utarabikoze ibyo bibazo nyine ajya reka babimubaza ntacyo byamutwara ubibaza ntacyo bitwaye ahubwo uwo nshimira n'utarabikoze naho ubibaza we abibaza bitewe n'ubuzima yanyuzemo we kuko nk'ubu ngubu se Gerard Mbabazi niba twicanye ubu ngubu ukaba warashatse umudamu warahara ahandi wanyuze nkakubwira ko ntawe ndanyura byakubera igitangaza urwo ni urugero warutanze ni urugero nari ntanze ntabwo ari ukuri ndabizi ko ari urugero abantu babyumve ntabwo waba uri mu basore 10 bose uzi ko bararana abakobwa uve muri umwe ngo nyine ntabwo bakumva ukuri kwa benshi mu ikinyoma cya benshi kiba ukuri iyo tugeze abantu benshi bumva ko tugomba kunyura muri izo nzira bakavuga ngo bikora utazagera mu rugo ngo none se aho ugiye kubikorera ni ishuri ugiye kubikorana nawe yabyize bavuga ngo bikora ngo utazagera mu rugo ngo nyine bikagucanga niko kenshi bavuga ati bose nusanga uzanye we byarabangiye nibigucanga se ibyo ngo tuzabana nibye nanjye ibyanjye n'ibyanjye nizanga nyine yarabikoze n'ibyo nawe nasanga narabikoze n'ibyo ariko y'amana batubwira nyine izaza cyangwa se batuzaniye tubwira ko kujya mu ijuru ari umuntu umwe ngiye ibyanjye niba narabicunze neza uriya tuzabana akaba atarabicunze neza itsoke cyangwa niba yarabicunze neza ntarabicunze neza itsoke ubwo iryahame ryo kuzamuka nyine niryo bizagera niryo ugenderaho ariko ugasanga ni muri ubwo buryo bino bintu bibuza n'abajene urubyiruko bibabuza amahirwe yo gutera imbere Mbabazi buriya ubusambanyi iyo bumaze kuba chronique ku muntu bigeraho noneho hari igihe ubikora nk'uwishimisha sibyo bikarangira bibaye chronique ku buryo udashobora kubirara noneho rero wa undi mubikorana akaba atazahoraho birangira usohoye spendinze amafaranga ukagura bano bakobwa bigurisha ukajya mu ndaya ukagenda ubagurira
ibyo ngibyo rero bisubiza iterambere ry'abasore benshi inyuma, bisubiza abasore benshi inyuma cyane, kuko nibyo twavugaga by'inzu. Hari umusore ujya gukodesha inzu nziza, tugendeye kuri cya kindi cyo gusurwa, hari umusore ujya gukodesha inzu nziza kugira ngo bajye bamusura ahantu heza nyine tu, watabikoreye kuvuga ngo njye mba ahantu heza, ahubwo abikoreye kugira ngo umuntu ujye unsura ugakunda gusurwa cyane nyine kugira ngo bajye bamusanga ahantu heza, ugasanga rero bidusubiza inyuma. Wenda wari ugiye kutubwira ukuntu Baraka yaje, mu magambo make Baraka reza gute? Baraka rero ubundi nabanje gutekereza kuyita umugisha, bo nyisengera navuga nti iyi televiziyo izaba umugisha kuri njye n'abayikurikira, ndabanireka nyita umugisha. Turongera turavuga tuti kuko nayitangiye turi abantu batatu, turongera turavuga reka tuyite blessing, kumva muri blessing umugisha it's the same, turongera turavuga reka tuyishyire mu giswahili Baraka. Nuko rero maze kuyita Baraka nibwo abo twayitangiranye byaranze, urukumva twese twayitangiye ari ukuvuga ngo tugiye kugerageza ntacyo twari twifitiye. Noneho bimaze kwanga rero nibwo nagiye njya mu bindi, byo nagiye gukora bitandukanye na Channel, mbimaramo umwaka wose naravuye mu bya Channel. Hanyuma rero ngaruka njya kuri Big Town. Baraka TV rero nayo mateka dufitanye ndayikora, nzarindiraho nagendaga n'amaguru, ngiye mu kazi, ngiye kureba abatumirwa, ngenda n'amaguru, mba ibintu byinshi cyane. Donc dufite amateka mbese maremare. Yego. Uyu munsi imaze guhindura ubuzima bwawe, watangiye utubwira ku byerekeranye n'ubukene waciyemo, birumvikana ni iby'abantu benshi, ni ibya twese dufite amateka twaciyemo ababaje, ariko mu gihe runaka hakagira igihinduka. Hari icyo Baraka TV yahinduye kuri Albert? Of course hari icyo yahinduye kuri Albert, uko duherukana se niko wambonye urabyibushye. Ntabwo nabyibushye, nangize ni wari kuvuga uti nakubonye bwashyize udakeye ku maso, wari ukeye, ufite fresher burase, ariko urabyibushye rwose, umeze fresh. Meze fresh. Mba hari icyo yahinduye, sibyo kuko byo atari cyo kimenyetso cyo guhindurirwa amateka. Hari icyo yahinduye, buriya Mbabazi uzi ikintu nishimira se, buriya uzaganira n'umubyeyi, umubyeyi wese iyo afite umwana akamusaba ikintu, umubyeyi biramubabaza cyane. Umwana nawe ufite umutima, iyo ababyeyi bagezeho bamukenera bakagira icyo bamusaba ntakibone, icyo kintu kimubaza cyane, kirabubabaza ku buryo buteye ubwoba. Njye rero mbona Baraka TV hari ikimariye, akaba yakimarira n'abari impande zanjye, ndavuga nti Imana ishimwe, ibi ngibi hano igejeje ikora n'ahandi rwose hazaza. Avuga ngo aho Imana igejeje ikora mbaye nyishimiye, ni ukuri Imana ni nziza. Albert, ukunze kuvuga cyane Imana, na televiziyo yawe wayise Baraka. Ukunda gusengera hehe? Nkunda gusenga, nsengera ADPR, kumva mbere nasengeraga muri Catholique, ariko kubona bangiza secondaire sindayiteraniramo, muri ADPR ejo bundi kuri hafi za 30 gutyo nzabatizwa muri ADPR, fasha umwanzuro wo kubatizwa. Ariko suko hari idini rivuga Imana cyangwa se rizi Imana kurusha irindi, bene umwanzuro wo kuvuga ngo ngenda ndahitamo gusengera hano. Suko hari idini rivuga Imana neza cyangwa se rikunda Imana neza kurusha abandi. Iyo urebye nabwiye abantu tukitangira, nta dini ry'agakiza ribaho, oya, nta dini ry'agakiza ribaho. Hariya naho duteranira, agakiza n'ak'umuntu uyu nguyu ureba wicaye ahangaha, ibikorwa uzambonana nibyo bizakubwira ko Albert ari umwana w'Imana, tureka no kuvuga gukizwa, nibyo bizakubwira ko Albert azi Yesu. Ariko wowe ubwawe wihamiriza ko uri umwana w'Imana? Ndabyihamiriza, nabatizwa ntabatizwa, wihamiriza ko uri umwana w'Imana cyane. Icyo kintu kirakomeye, ni ukuri kw'Imana. Wowe ntabyohamya? Ngewe ubu ngubu ushobora kubihamya, ubu ngubu ushobora kubihamya, ariko wenda hari igihe cyatambutse ko mu bihe byashize nari guhamya ko Imana itatse. Ukumva nanjye icyo gihe nanjye cyabayeho cyo nibaza nimba Imana ibaho, cyangwa nkibwira ko Imana ibereyeho abandi, sibyo. Ariko ubu ngubu ngita ko nari mu gihe cyanjye cyo kutamenya.
nari mu gihe cy'ubwana. Imana ibaho kandi iberaho bose, yaba ababaye abishimye. Ahubwo muri iki kiganiro reka mbwira abantu, hari umuminisitiri umwe witwa Utuma Twishima. Nubwo bimeze bityo, Imana ntabwo izangira neza idaciye muri Mbabazi. Imana ntizangira neza idaciye muri Olivier umukameramani wawe. Imana igirira neza abantu iciye mu bandi. Nibyo navuze nyine, abantu bagiye bareka kugira neza kubera abantu twabaye babi. Ariko umuntu udukurikiye ufite icyo arushije undi ni ukuri ajya agerageza afashe abantu. Njye mbere numvaga igihe cyageze bitenye n'ubuzima narimo n'abandi, ariko nkagenda nganira n'abana batinze ubaka ikigo tu nzajya ndereramo bano bana ningira ubushobozi. Hari igihe uhura n'abana ugahura n'ababyeyi wareba ukuntu bameze ukavuga Mana Nyagasani tabara abantu bawe. Atari uko ubushobozi bubuze ku bantu babagirira neza, ahubwo wa mutima za ndangagaciro z'Abanyarwanda twarazitakaje, ku buryo ubundi umunyarwanda agomba kumenya undi, umunyarwanda agomba gufasha mugenzi we, ariko ibyo byose twarabitakaje. Uyu munsi bigomba kugaruka byanze bikunze. Hari akantu wari ugiye komoza ariko abantu bagomba no kukamenya. Ububi bw'umuntu ntabwo ugomba guhindura ineza yawe, ntabwo ugomba guhindura ubwiza bwawe. Hari abantu bumva ko ngo umuntu niba aguye mu kibuga ugomba kumwitura, niba umuntu abaye mubi nawe ugomba kuba mubi kugira ngo ukore icyo twakwita ukwihimura cyangwa revenge. Ububi bw'umuntu ntabwo bugomba guhindura ubwiza bwawe. Niba umuntu akubereye mubi ntabwo ari ngombwa kumwitura inabi, uko niko yarezwe. Ibyo ni ibikomere afite muri we, wenda bituma amera gutyo. Wowe utarakomeretse cyangwa wowe udafite ikibi muri wowe, nta mpamvu kugira ngo wihinge kuba mubi. Abantu batajya kurikirana bahita bakora subscribe kuri Baraka TV. Baraka TV dufite amateka manini cyane. Ariko iyo Baraka yaturutse he? Baraka urukumva yaturutse nyine mu kuba nshaka kugira YouTube channel, ariko binyuze mu nzira nyinshi cyane. Urukumva twese dukurana inzozi, banakuze numva nshaka kuzaba umunyamakuru. Ariko urukumva iyo uri umwana ukabaza amakuru y'icyo ushaka kuzaba cyo bakubwira nyine ko bisaba kwiga cyane. Baba umunyamakuru aba yarize cyane ate kandi akiga indimi. Urukumva ngiye nkagira ikibazo cyo kugongwa rero n'indimi, ariko atari kuvuga ngo nuko ndashaka kuzimenya aribwo ubuzima akuriyemo. Urabona umwana buriya mu gukura kwiwe iyo adakuza atozwa ibyo ngibyo, kuvuga ngo Bruce Melody niwe yavuze ngo Igifaransa n'imibare ngo ntawe ubyiga ashaje. Igifaransa n'ikinyabupfura. Igifaransa n'ikinyabupfura, nta muntu ubyiga ashaje. N'imibare yawe ndumva yarabyongereyeho. Rero urukumva indimi y'umwana atazitojwe ari mutoya kugira ngo azimenya kuze biramugora. Nigeze kugira agahinda ko kutamenya ururimi umunsi umwe. Hari ahantu ndi gukora akazi k'ikihede, ahurira n'umuzungu w'umufaransa. Hanyuma rero tukavugana mu rurimi rw'Igifaransa bikanga, ariko haba hari umunyamaroke wakoraga akaduhuza burabura nyine uko umunyamaroke yavuga Igifaransa n'Icyongereza, akagerageza kuduhuza biranga. Noneho uwo muzungu haza kuza umutipe wanamfashije, kuko icyo gihe nkora ako kazi nabanaga n'agahinda. Kumva uvuye secondaire ugiye gukora ako kazi kabana n'agahinda, kumva ko hari ruhara ababyeyi batageze kugira ngo ubure aho ngaho, donc kumva nyine ko hari byiza utabonye kandi wari ushinja ababyeyi bawe. Noneho haza umutipe warangije kaminuza 2011. Urukumva nyine narangije secondaire 2016, we yarangije kaminuza 2011. Abura akazaza mu kiyede. Aje noneho rero kubera avuga Igifaransa nyine ahuza n'uwo muzungu, birangira ayo mahirwe nari kubona ayabonye yavuga Igifaransa neza. Biza kurangira nyine uwo muzungu aramujyanye mu Bufaransa. Ndavuga nti dore umwaka ndahombye. Ndahora mvuga ati ndahombye. Mbabazi ikaze nawe kuri Albert niyo nsaba, tuzaguha ikaze no kuri Baraka TV cyane rwose ko tuzaganira. Byanze bikunze. Nese mbwira Albert, wakuze ufite izihe nzozi? Wakoze ufite inzozi zo kuba umunyamakuru niko warutubwiye. Izo nzozi zaje ryari? Urukumva navutse mu bana 7, umwana wa kabiri. Urukumva mu kuvuka ndakura, maze gukura urukumva nakuze nta kibazo nta kibazo mu rugo gihari. Ntavuga ko hari ibidasanzwe ariko nta cyari kibuze. Nuko ariko ngeze muri senior 2 nibwo ubuzima nyine butabaye sawa cyane mu rugo. Burantinya banki.
yego ntinya banki kubera ukuntu nyine ishobora kuguha amafaranga ikaba yajyana ibyawe. Ntinya banki nyine amafaranga ya banki. Byagenze gute? Ufitanye amateka nayo gute? Banki yego yateje ibyo mu rugo nyine. Ayo mateka yafitanye n'ababyeyi, yego ako bagiraho ingaruka kuri njye. Yego nuko ngeze mu wa kabiri birumvikana ko wenda ababyeyi bawe bari bishoboye mbere mo gake. Yego byari ibyo barageragezaga. nuko nyine bimaze kugenda bityo rero njya muri troncome ndiga ndasoza. ndangije muri secondaire muri superieur mpita mfata literature na economie na geography. nibwo nagiye kwiga uko umuntu abisanishije no kwa kundi kushaka kuza mu journalist. ndagenda ndiga ariko bigoranye. siniya 4 nayize nabi, siniya 5 nyiga nabi, siniya 6 nyiga nabi bitewe n'ubushobozi nyine. mbona ndashoje rero. shoje ariko urukumva guhera mu wa kabiri ukumva banki maze kugirana ibibazo no mu rugo ngo byangendeye nabi. ndabyibuka ndi umwana muto nageze gutambwira mama tese ko numva abandi batanga abana babo ngo ikuzimu ngo bakabona amafaranga njye mwazananze. oya onaga ndabona birenze nyine njye mwazananze mukabona amafaranga neza. wari ubitangiye nari umwana ariko nefeka nyine. nari mvuze nyine ntago byari bifite ubwo se mama yagusubije iki? mama nyine yarasetse. yarasetse cyane kuko nari mfite ababyeyi dukunda kuganira cyane. baraho ndiga maze kwiga ndangiza mu wa 4 njya mu wa 5 mu wa 6 ibyo byose kwimuka byabaga ari intambara. ariko nyine ndasoza kubw'umugisha w'Imana ariko sinakomeza kujya muri kaminuza. kumba ndangije naje Kigali. mbere Kigali nagiye mu rugo Nyamasheke ndagenda mara y'amezi nk'5. mbona ubuzima bwaho ni danje. mpitamo kuza Kigali. ubwo cye kumbajinga Kigali wahaje buriye kuko nari mfite umushuti wanjye uba hano Kigali. hamwe atari kabbe ko nshaka amafi kandi hano Kigali kabahenze tuhaguha amafaranga ukangurira amafuka yanyoherereza. Bikombi nanga iki ifi yaho sigura za 5 gutyo kuzamura. Yego ariko rero iwacu kumva iyo ari kumwero wazo ari nk'igihe igihumbi guri fe 2 cyangwa se nini kabigura igihumbi ibintu nk'ibyo. nabagiye rero ngura amafi yanyoheje mu 30 ngurira amafi mushakira n'umukozi wo mu rugo. sagura motike nzi Kigali. uburaje imbandaje uzanye amafi kwa wa muntu muzaniye n'umukozi wo mu rugo. mukuru wanjye agiye kubona mwiteho saa 5. ese ko waje utambwiye bimeze bite? ntabwo ati naje nyine tari umuntu naje kureba ari mu karori ngoma hangaha nyine. nanjye ngo ncumbikire. nuko rero mba nkwamiye aho ngaho abona sinshaka gutaha. ubwo nyine nari mubwiye ko nje kureba umuntu yagombaga kungateze kudataha. abona sinshaka gutaha nyine. nuko nyine turaguma aho ngaho kandi kazi nari gukorera hano muri Kigali. urukumva ariko iyo umuntu ari umunyeshuri kambwiye n'abanyeshuri ariko tukumva tu n'abarimu ariko baradushuka ariko nta kundi batubwira. biro ku ishuri bakubwira ko rwose utinze kurangiza ubundi ubona akazi sha. Yego umva no wavayo no kugira ngo ubone icyo kiyede tuvango ni kibi nabyo bikaba intambara. nabyo bikagorana. ndetse bwira waje Kigali uhita waguma ushaka akazi. ubuzima bw'i Kigali rero bwimeze gute? ubuzima bw'i Kigali rero buriya ni nk'ubusanzwe ngira ngo wenda wowe bwakugoye se? Gerard bwagura ko uje utarangije ishuri. nari ndangije secondaire. urangije secondaire ko ntabwo wigeze ujya muri kaminuza. secondaire yaguha kakazari ntako uje urangije secondaire. yego uje uziranye na mukuru wawe. ugomba kuguma i Kigali cyane. ubuzima bwakubereye gute? ubuzima bwaranshariye ariko nk'abandi bose kuko nta kindi gikabije cyabayemo. ko naragiye nkora ku kazi maze gukora ku kazi k'ikiyede nagakoze amezi agera muri 7 gutyo. numva imbaraga zirashize. numva biranze neza. ndabyibuka kubera nyine kubijyamo utamenyereye n'ibiki nageze mvayo ndateka uze guteka ariko kumbabura ndiryamira ko umuntu agiye mu nzu mpita ndyama n'umunaniro n'iki nakangutse saa 7 shayi byashiriri
kubera umunaniro w'akazi n'ibiki byose ibintu nk'ibyo urukumva iyo ugeze hariya mu Kiyede nyine bari abantu tubasanga nabo barakubangamira ngo bitwaje nyine ko bize bla bla ibintu nk'ibyo nimba ari icyo udakoze neza bakubwira muri ubwo buryo ariko nyine ubuzima bugakomeza ubuzima ni uruziga. Ese gukora Kiyede urangije segonderi ubundi kera warangizaga segonderi uri umutwaro uri umuntu ukomeye cyane ariko wowe ugize gutya urangije segonderi pafu ujya mu Kiyede ibyo ntabwo byavunnye umutima wawe? Birawuvuna cyane ko ukiri umwana kuko narangije segonderi mfite 20 ntabwo nari umwana cyane ariko tumavuga ko wari na mukuru none twebwe mwabura buzima dukuriramo nawe baba umunyeshuri ntabwo ubu uritegura na mind uvanye mu ishuri mind wiganye kuva nzakura mbona akazi nzarangiza mbona akazi urukumva nyine birakugora kubikontrola birakunanira rimwe na rimwe ukajya mu nzu ukarira ariko nyine aba ari ubwana ukinjira mu nzu ukarira amarira ukayasuka rwose amaso agatukura. Byarangoye ku buryo akazi yari nka 2:00 nkaryama kubera wa munaniro ngewe ubwo nkabyuka 3:00 uwo munsi umubyizi ukabura aho kandi tuba dufite agapande bavivuramo iyo batabivuyemo uwo munsi ntago babuhembwa iyo usibye kabiri barakwirukana n'igihombo. Ni igihombo nyine urukumva harimo abantu bakerensa akazi gusa Gerard ikintu nabwira abantu badukurikiye akazi kabi nta muntu ukakwirukanamo umva akazi kabi baraza bakagutuka bakakubwira nabi ariko nta muntu kwirukana mu kazi kabi iyo uri mu kazi kabi bishaka gufata umwanzuro ukavuga ati genda seze ndabona ndambiwe buno buzima kuko akazi kabi umuntu udukurikiye ukora akazi kabi ubwo ariko impamvu tukita kabi nuko kaduha amafaranga make buri akaduha amafaranga menshi kaba ari kabi ko kaba kameze kose uko kaba kameze kose tujye tumva muri state cyangwa n'ahandi hatandukanye abantu bakora akazi ngako k'ubuyedi ko gukoropa abenshi banize bavuye hano mu Rwanda ari abantu bahembwa amafaranga menshi kandi bagahembwa amafaranga menshi akazi kabi ni akataguhemba mugani ni akataguhemba amafaranga menshi kuko kaguhemba menshi ntabwo wakita kabi impamvu tukita nta kazi ubundi kabi kabaho ubwo amafaranga niyo aba makeya rukumbi iyo baguha amafaranga rero n'imvune n'ibiki utabasha kugira icyo yamazamo biba bigoranye. Urumva ko waciye mu nzira zikomeye cyane z'ubukene ugakora ubuyede urangije kwiga ariko uyu munsi uri umwe mu basore bameze neza banahembwa neza basi ariko nashinja Imana cyane banahembwa neza bivugiye ko kuri YouTube cyane bivugiye kuri YouTube Baraka TV ku bantu wenda bayibona uri umuntu navuga ngo utangaza utuntu tw'udushya abakucuranye abagize gute sitore uraza kutubwira aho zikura kuva kuri urwo rugendo rw'ubuyede ukaza kuri YouTube byaje gute? Kuza kuri YouTube rero mbere yaho nirutse cyane ku maradiyo ngira ngo nzakoreho nkajya kureba abakuru b'ayo maradiyo bakabandangira aho njya gucika intege bwa nyuma urukumva nakoraga ku kazi binsaba ubona ninzi ko ninjya kuri radio wenda bajya mu dufaranga duke tukamfasha nza kuzinuka bwa nyuma hari aho nageze barambwira ati rero hano waza ugakora ariko ntabwo twari tuguhemba ariko wakora nibura mu mezi 6 cyangwa umwaka washira hari aho bigeze ugatangira kujya tuguhemba bana ariko se mbona amafaranga mu buryo gutya nayo nabate ninjya hariya ubuzima burabuhagaze ndajya hehe nagana nde mukuru wanjye nawe arya uko yakoze kumushyiraho undi mushakwe ni ikindi kibazo abana okay ndabireka burundu nyuma nubwo naje kujya kwiga video production filima mu tipe inshuti yanjye wabinshishikarize witwa Kayishema Ismael bakorera Nyagatare nambwa ati jya kwiga bino bintu ni sawa yakubyiga we rero yari umunyamakuru nawe anyinjije kuri YouTube ninjira muri YouTube dukorera umuntu ariko mu filmira uri mu cameraman yego kuko nibyo namaze kurangizamo kwiga amezi 6 nuko nkora ikiganiro rimwe yego navuga ati ni sawa n'umunsi ufa kuri kamera uzajya ukora ibiganiro nuko ninjiye ukora ikiganiro kimwe ukumva twaragiye ugikora yaratinze ngenda gikora yego ariko uti uri kubikora neza no munsi guhera no munsi nubanyere gukora kuri kamera gikoresha ibiganiro yego nuko ninji ubaye mu YouTuber gutyo ndakora ariko ninjira nyine mfite n'ubundi bya bitekerezo by'ubwana
numva ngiye ngomba gukora ibiganiro n'abasitari nsanga ni biragoye kumubona nta handi hantu wakoze ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye byarakugoraga ubona nyine ubonye babandi basanzwe abandi ukababona muri press conference uhitamo nyine kuvuga ngo ngiye gukora n'ibiganiro bisanzwe. Ubigeze no gukora kuri channel izwi Big Town? Big Town. Buriya kuhakora rero buriya niho nakuye ni Bagti niho nakuye umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kwikorera. Gute? Uko umuntu arahakoze nasezeye amezi 2 nicara mu rugo nta handi hantu ngiye gukora. Kubera ko ukumva iyo ubonye akazi kagwemba amafaranga menshi uvuga ati wow none ubuzima burahindutse. Kandi nanone iyo ubonye amafaranga menshi cyangwa ugiye gukora amafaranga menshi 300 yari byinshi kuri ngiye cyangwa se 400. Yego hafi ngano ntabwo ari make. Ntabwo ari make. Yego none ukwezi kwashira ugasanga muri yandi bampaye kimwe cya kabiri atakazi kagenza nabi kandi nge ntaricaye. I know. Abakiruzi ukuntu batugora. Kandi nge ntaricaye. Ndavuga ni rero ubu nta buzima buburimo. Narasezeye nta hantu ngiye gukora pe nicara mu rugo amezi 2. Y'amafaranga uravuga uti byanze kunze ndayaretse. Mbona n'izindi offre ariko ndayareka. Ndagenda nicara mu rugo maze kwicara mu rugo mfata umwanzuro ko ngiye kwikorera. Ariko mu amezi 2 nicayemo yambereye amezi y'umubabaro. Amazi y'umubabaro yo kwicuza. Donc kwicuza kandi ukumva ufata umwanzuro wo gukora abandi wawuretse. Wowe kwikorera ntabwo bishoboka. Bikumva kubera ko nta kamera nta transport ntaki ukajya mu nzu gusa ukarira. Karira kuko ndabyibuka icyo gihe nkurikiye niho navuze ngo sinzongera kurira. Ariko nongeye kurira mwayo mezi 2 ukarira nyine ugasuka amarira batese none nderekera he bikakugora. Ariko nza gufata umwanzuro n'abantu benshi bya minsi twabonanyeho sibwo ntangiye gukorera nibwo utangiye umaze gito abantu barambwira ati rero ukora bishaka amafaranga ukodesha kamera nta gukodesha kamera ukore nuko natangiye utangira utyo. Baraka ariko Baraka se iryo zina rituruka he? Baraka ubundi yabanje kwitwa Blessing Umugisha. Blessing. Yego. Urukumva njewe nuko abantu b'iki gihe bagiye ubundi abantu b'iki gihe bataye ubunyarwanda batana bwabo Kristo batuzaniye. Iyo tuvuze ngo Imana ngo y'Iburayi ngo Imana y'inyamahanga batuzaniye usanga abantu banze kwiyoboka n'Imana yari hari y'abanyarwanda banga kwiyoboka. Turi mu kera gati ngiye bundi nkunda umuntu w'umukristo babona abantu b'abanyarwanda bita imfuru bundi. Donc birenge kuba umukristo ariko umunyarwanda cyangwa se nutaba umunyarwanda w'umukristo ariko abantu ntago ari abanyarwanda sinabakristo uko Imana twabwiwe iyo tiyoboka kuko Imana twabwibuza kwica kuko abakristo nibura twari kuba abakristo Imana twabwiwe buza kwica ubupfura bw'ubunyarwanda ntabwo dufite ntabwo dufite Kristo twita ko twakuye hanze ntabwo kumbabazi. None se waba uri imfura njye mbona nk'umuntu w'umusaza ufite imyaka 70-75 ari kuryamana n'umwana w'imyaka 18 umwana abyaye umuntu ni imfura se ni umukristo se ni umunyarwanda se ni igihimba ugende ni ikivange ntiwamenya nk'umukarasi. Mbwira wa mugani dutandukira gato cyane muri story ujye ukora kuri Baraka TV hari story urumva hoza umbwira kari ibintu by'ubusambanyi ujye ubona by'umweko mu bapasteri mu bantu biyubashye mu banaga kwikubaga gutanga urugero. Ni nk'iyo story navuga ngo wakoze cyangwa wumvise kurumva aba YouTuber kumva byinshi. Ni nk'iyo story navuga ngo gutangaje ko n'uyu nguyu akora ibintu nk'ibi ngibi ari pasteur ari nte yantangaje sinayishyizeho ubwo izi ntangaza nyinshi sinzishyiraho kuko nzishyizeho abantu bakumirwa kuko ari gihe ubona umuntu ukabona isi mutega amatwi ukabona abantu baramwubaha ariko we ntiyubaha kibaza kubera iki why nge hari umuntu umwe w'umugabo akuza afite imyaka 80 ariko aryamana n'abana b'imyaka 20 18 19 iyo ibaye myinshi ubwo umukecuru arongora n'imyaka 23 ubwo no umukecuru 80 kandi n'uwani Kigali cyane Kigali ubwo urumva ko afite itunga ariko no mukire no se ukumva no mukire. Nyuma rero rimwe nageze kumubaza yanyweye agacupa urukumva none ibyo atabikoze ariko yanyweye agacupa mbona nyine ko kamugezemo. Afite umukobwa rero umuherezi we mu myaka 19 gutyo
ndamate se usanze nk'umugabo ungana nkawe aryamanye na kanaka ngo n'umwana we ngo nahita mwica kumbi nawe urabizi ko ugendana urupfu usanga ni ibibazo bikomeye rero Gerard biratangaje nyine abanyarwanda aho twabereye donc ariko bizagaruka uko byagenda kose ubundi usanga umuntu ahabera mubi cyangwa se umuntu mubi cyane kurusha undi buriya ni umuntu wifuza ko akorerwa ikintu atagikorera abandi uriya muntu ni mubi cyane ku buryo buteye ubwoba uriya muntu bari mu wenda nk'izo story wagiye wumva zose ndavuga ngo zahinduye iki nko kuri Albert nje Albert ikintu zampinduyeho zinyereka ko nta dini ribamo agakiza nta muntu wo kureberwamo agakiza icyo twita agakiza ni umuntu we ubwe yes izo nkuru nicyo zinyigisha zinyereka ko ukunda gukorana n'abapasiteri abaki harimo n'abanyamanyanga no kuba mentioning ariko harimo n'abanyamanyanga ntago baburamo kandi nawe urasenga ndasenga bire ntabwo byaguciye intege ufite umuntu nk'uyu nguyu ujya imbere y'abantu akigisha agakora ubusambanyi Gerard ntabwo uzima bitanca intege se binshi intege namwigana kandi njye nta kintu kijya kinkuraho kuba njyewe uwo ndiwe nta na kimwe ibyo nabona byose abo nahura nabo bose nta kintu na kimwe kijya gikuraho kuba njyewe uwo ndiwe naganiriye n'umuntu arambwira ati impamvu abantu tutagifasha abantu usanga ufashije umuntu ibyo umufashishije akaba ari ibyo akoresha kugirira nabi ugahitamo kuvuga ngo nimba ari ibyo mfite nyine nzapfe babinshyingurana ariko ntagiye kugira ute gufasha umuntu ibyo azangiramo nabi izo nkuru uko nazikora zimeze kose ntabwo zahindura njyewe nyawe ntabwo zampindura nibyo nakubwiraga nyine abantu batawe ubupfura urukumva njye nk'iyo minsi ubundi hari ibintu nyine umuntu akurura kubishyikira bikanga nk'iyo minsi mfite ibibazo bimeze gutyo niho nahuye n'umuntu nambwira ati nkunda inkuru zawe tu nabwira ati okay ni byiza turaganira nza kumubwira nyine ko ntagikoraho yambonye kuri Big Town nambwira ati byagenda bite mubwira story mubwira iki nambwira ati ase gukora aho ngo byagenda bite nambwira ati byasaba kamera tese kamera byagura nkangahe nambwira ati nibura nka miliyoni 2 nabonamo kamera y'amashini ndamubwira arambwira ati uzi ikintu ngiye kubwira ati kandi yari umugabo mugenzi wanjye arambwira ati uzanshimishe pardon atuzashimisha nanjye nzaguha amafaranga ati se mubuye buri ariko nabibona na postinga nk'ifoto y'umukobwa nkabona umuntu yahindutse ese utewe ngo ipostingira abakobwa batuzi ko isi igeze ku musozo wa buretse gatoya none se ngo uri mwiza rwose nkunda inkuru zawe ariko na postinga ifoto nyine y'umukobwa nkabona yahindutse arije akubwiye n'ijambo ritari sawa akubwiye n'ijambo ritari sawa nza nyine kuzamenya ko ari umutinganyi yego batewe yaya ngayo rwose urukumva nyine abantu barahindutse pe none se mbwira ko umuntu mwamenye gute yaranyandikiye none twe dukora ibiganiro abantu umuntu yashatse nimero ya ntago yayibura nazo ziba ziriho niyangibaho niya wiribaho ntago nimero yawe yayibura kuma no kuri Big Town ntihari hiyange ariko uburyo bwo kumbona babworoshye nimba nifuza izina ama social media ntiwambura kuri Facebook ntiwambura kuri Instagram yakubonye wenda yego hamwe muri aho yego abanyandikira maze kumva ibyambwiye nyine numva ndumiwe mpitana namureka ndava amafaranga iki gihe wumva umeze gute umuntu w'umugabo atangiye kukubwira uri mwiza njye no mu busanzwe na gutyo uri kugendana n'umuntu akagukoraho gutya w'umugabo numva nyine njye simbikunda nta no kuba umuntu yagukoraho bisanzwe ari igitsina gabo simbikunda ubumbwira rero ukumva nagombaga gusa n'utungurwa nkabane nyagasani isi irashaje ariko urumva mw'iyo minsi umugabo ntabwo wigeze umutuka cyangwa ubwire na muti wayo buriya muri kamere yanjye ngerageza kwihangana nubwo atari cyane umuntu njya kubwira nabi cyangwa se bya ntibita kuraburiza ntabwo aba yakabije aba yarengereye ariko nawe yararengereye ariko yabigize donc ariko njye nabonye uko bimeze mfunga ibiganiro buriya umuntu wese utahaye uburyo cyangwa se umwanya wawe sibyo ko Gerard nuko nyine urubyiruko rudukurikiye ndabyemera akazi karabuze pe ndetse ijana kurindi buri gihugu cyacu kidushishikariza kwihangira imirimo
nta n'ukibuza reka nshimire n'igihugu cyacu barabyoroheje nk'izi YouTube twavugaga batwohereje uburyo bwa interinete batwohereza uburyo baduha umutekano urakora ibiganiro nta kibazo urajyana kamera yawe ya miliyoni zingahe aho ushaka nta muntu uyikoraho baratwohereje mu buryo bushoboka urubyiruko dufite rero rwinshi twigize abanebwe ugasanga wakoze ibintu bidahwitse cyangwa bidafatika uvuga ngo nta kazi kabuze kuko nta kuntu wambwira ngo umwana yabaye umutinganyi narangiza asobanurire ko harimo impamvu yo kuba yabuze akazi ngo mbyumve ntabwo bishoboka nkawe se ko icyo gihe ukeneye amafaranga ngo izo mbaraga zo kwanga gufata izo miliyoni yaraguhaye kugira ngo umushimishe wazikuye he urukumva njye nibyo byandi nakubwiraga by'ubukristo ngenda umukristo nangiye kugusobanurira impamvu ya baraka ngenda umukristo ntekereza nyine donc nubwo utaba umukristo nyambwira abantu ngo nubwo Imana tuvuga cyangwa Yesu tubwirwa ataba ahari cyangwa yarabayeho mbona ibyo bamuduherekeresha cyangwa se ibyo batubwira biranga umwemera ari byiza ku buryo utazamenya yuko Yesu atabayeho cyangwa Imana itariho ngo wicuze ati njye mbona ari byiza rwose niwemera Imana cyangwa Yesu wazapfa cyangwa wazagera aho ugera ugasanga ntiyabayeho mbona ibyo batubwira tukwemera kuri we cyangwa dukurikiza ntabwo wabyicuza kuko ni ibintu byiza ngenda umukristo ndasenga nemera Imana ntabwirwa n'abantu nemera Imana ntumva nemera Imana mbona ikora imirimo ku buzima bwanjye rero niyo mpamvu mu bikorwa by'abaranga abana b'Imana kuko nanjye ni umwana w'Imana ubutinganyi simbukundamo memo n'ubutinganyi uretse n'ubutinganyi n'ubusambanyi kuba waba uri umusore ukajya mu ngeso z'ubusambanyi kuba waba uri umukobwa cyangwa umugabo wubatse nabyo byabaye danje inkuru nyinshi ziri ku mihanda n'iz'abagore n'abagabo bacanye inyuma nibyo byabaye danje nyine urukumva mugane w'abakristo ngo irondo ryivanze n'ibijura byabaye danje njye nari umukristo ntago ubwo buryo nabutekereza iyo mihanda ntabwo ari iyawe ntabwo ari iyanjye wenda kugira ngo witware gutyo uvuga uti ndi umusore niyemeje kutaba umusambanyi niyemeje kutagendera mu nzira navuga ngo zikocana n'agatwiko kari hano hanze Albert uyu munsi byanze kunze umaze kugira uko umeze umaze kugira uko uhagarara mu byerekeranye no kwifasha uritunze ntawe ugutunze wishyurira inzu ndarya ushobora no kuba wafasha n'undi nshobora kuba nafasha n'undi yego nanjye ndacyari mu bafashwa kuko urukumva nimba nitunze nkaba nishyurira inzu nkaba ngira utebe iki n'ibiki ariko nanjye hari ibyo ngikeneye ku buryo ntazanamo impamvu z'uko kuba ntabyakira atari uko mbuze icyo nafashwa ukuntu uzi ubu ngubu Gerard ngize ikibanza mu mujyi wa Kigali nabyanga nase ngize imodoka nabyanga nase mvuye mu nzu y'ibihumbi 30 nkajya mu y'ijana kuko hari abasore bakodesherezwa amazu hano muri Kigali abasore bakodesherezwa amazu rwose ngari abandi ngo yabaye ndongora nitunge Jennifer Damusoje nawe yasohoye indirimbo cyane imeze neza tugomba kuyivuga mu minsi iri imbere sibyo yego hari abasore benshi bakodeshereza amazu kuba n'abakodesherezwa n'abandi bagakodesherezwa n'abo bagabo bagenzi babo n'abagore n'abagabo bagenzi babo yahajyana Albert reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu wenda ku bantu navuga ngo batarakora subscribe muri bino biganiro byacu haba ari kwa Albert muri Baraka TV uyu munsi none ndi gutangira kuvuga ngo kuri subscribe kwa Gerard Mbabazi bayikore n'ukuri bayikore urabyiza uyu munsi sinzi bayikore ni byiza ari igihe batayikora kuko utabivuze uko ari byo bayikore rwose bayikore no kuri Baraka bayikore bayikore Albert wakoze cyane rero kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye turakwifuriza iterambere by'umweko ngenda nagushimira uri umwe mu bantu bamfusapotinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane cyane muri kino kiganiro cyanjye one day nzaguha igikombe umunsi umwe nzabona igikombe one day nzakiguha kabisa kandi I'm very serious mbitekerezaho cyane nzi ko uri umwe mu bantu bafite ikintu gikomeye cyane bafashije mu kubaka bino bintu uri umuntu wanjye ariko nzi ko iyo support ndayizi kandi ni byiza cyane nawe reka ngushimire kuri uyu mwanya waduhaye ariko nibutsa abantu nyine ko bajya kuri Baraka bakora subscribe ariko reka mbwiye n'abadukurikiye bari kuri Gerard Mbabazi bazumva kino kiganiro no kuri mugarure mugane wa wundi ngo wa mutima wari muri Kristo Yesu ari wo mugira
mwongere mugarure kuba abanyarwanda, mwongere mugarure kuba abanyarwanda. Izi saha n'umunota turi kubona abana b'abakobwa babyara bagakuramo inda bagata muri puberi, ni ukubera wa mutima w'abanyarwanda ubupfura tutakigira. Izi saha n'umunota tubona abana bari ku muhanda kubera bwa bupfura tutakigira. Izi saha n'umunota nibyo nakubwiraga mwa kano kazi kacu, usaba umuntu ikiganiro ati ntago ndi kuboneka, abantu ntago nyine bakiri imfura, nahubwo yakubeshya ari kureba ko kabarakati bari gato batakareba, akajya hahandi bareba akagira ngo babandi barebwa ntibatangiye nka Baraka. Abantu rero bataye ubupfura, banga gufata Imana, banga kuba n'abanyarwanda, ariko reka mbwira abantu b'abanyarwanda ndetse tubaye n'abanyarwanda kurusha abakristo twagira igihugu cyiza kabisa. Mbabazi urakoze cyane. Urakoze cyane nawe Albert. Yego. N'abandi mwese mwabanye natwe, thank you so much kubana natwe mu kiganiro. Urakoze cyane.